Ndabasuhuje inshuti zacu, inshuti za Chantal Video, abakunzi bacu, abakunzi bo guteka, abakunzi b'ibiganiro tunyuze aha, Imana ibahe umugisha ko mwahisemo kudukurikirana. Uyu mugoroba mbahaye mwiriwe, nimba ari mu gitondo nimwaramutse. Rero nahisemo ko tuganira tunateka ku rimwe na rimwe twajya tunyuzaho ibiganiro byo guteka bakabikunda. Uyu munsi rero nahisemo yuko turi butunganyirize hamwe guteka inkoko. Niyo uyu mugoroba nashatse ko dutekana. Abantu benshi bafite uburyo butandukanye bashobora kuyiteka, ariko uyu munsi ndagira ngo duteke inkoko yumutse. Tukaba twatangira rero nkwereka ibyo tugiye gukoresha. Hari inkoko ni ngombwa, birumvikana nyine niyo tugiye gutegura, niyo tugiye kumarina. Wenda abantu batandukanye igihe bahita batangira kuyiteka, ariko njyewe ndashaka kubanza kwishyiramo ibirungo. Murabona dufite poivro, dufite ibitunguru, turakata ibitunguru, turaza kubikoresha cyane, turaza no kubirapa ariko kugira ngo wenda inkoko irusheho kugira icyanga. Dufite agasereri nako turaza kugakenera, nagatunganyije nawe ugakata mu buryo bwawe. Dufite tungurusumu ninatangiye kuyirapa, nako kuyisya ngiye mfite agakoresho kayisya, ariko nawe ushatse wayirapa cyangwa se wayisekura. Mfite inyanya nazo njye ndaza kuzisya, nawe ushobora kuzikoresha mu buryo butandukanye, wazikata se wazirapa, ibintu bitandukanye ujya ukoresha. Dufite ka black pepper nkunda kubikoresha cyane muri marinade nk'uko bisanzwe, ego, n'agasenda k'umukara. Dufite turmeric, abantu benshi bakunda ibirungo, ka turmeric kajya gakura impumuro mbi mu bintu bipika cyane nk'inkoko cyangwa se n'ibindi. Dufite ka ketchup, ndashaka kugakoresha nako muri marinade, gatuma yegerana, kagira akabara keza kandi kanoroha. Dufite n'agasoya sauce dark yijimye, ngenda yihorana kandi nawe uyiguze byaba byiza kuko ikoresha buri gihe. Mfite rero n'akayawurute, uyu munsi ndashaka ko dushyiramo akayawurute. Ntabwo iyi nakoresheje ari yo yonyine, wakoresha yawurute yose iri concentre yegeranye gake cyane kugira ngo irusheho koroha no kuryoha. Ndumva ibikoresho by'uyu munsi ni umunyu. Rero mfite umunyu, ariko mfite n'utumagi. Twa magi muri marinade natwo ni twiza. Ndumva rero ibyo ni byo bikoresho ubu tugiye gukoresha. Hanyuma rero n'amavuta, birumvikana ko turi buze gukaranga. Nawe wagira gute, wakoresha amavuta ukoresha, ariko hanyuma bikaza kugenda neza. Urabona hano hari ibindi birungo ntigize mvuga, ariko kubera ko tugiye gukora inkoko yumutse, biriya ni ibirungo by'isosi cyane cyane. Tuzagukora agasosi ku ruhande, ariko twebwe uyu munsi tugiye gutegura inkoko yumutse. Ni karibu rero, tugiye gutangira ibikorwa byacu, gukata no kumarina. Hanyuma twavuze ko marinade akenshi tuyikora iminota 50, ariko kubera ko haba harimo na gahunda zo guteka cyangwa turi kwiga, hari igihe tutayubahiriza, ariko mudukurikire hanyuma tugendane. Urabibona nk'uko nari maze kubibabwira, umuntu avangamo ibirungo bye mu nyama byo gukora. Uyu munsi ni inkoko nk'uko twe tubivuze, sibyo? Dushyiramo ubundi kurapa agatunguru gahagije, ko ibitunguru ni byiza ntacyo bitwara. Yego, gakirata. Impamvu nanze byose kubisya, iyo umuntu abiseye kenshi impumuro yabyo hari igihe itumvikana, impumuro y'ibintu. Kandi igitunguru ni cyiza na tungurusumu, ariko nashatse kurapa agatunguru, noneho nkasya
tungurusumu n'agatangawizi nibagiwe kababwira ku bagakunda, nako nagaseye gakeya nyine kugira ngo ako gahumuro kazemo. Okay. Ngira ngo urabibona, nahiriye kuri ibi kubera ko turiya dufu two ntacyo tuba dutwaye cyane, gushyiramo bihita byoroha. Urabibona, kandi turakora pavuro n'agasereri nagakase, ndaza kongera ngabanye itaye yako, noneho nako nshyiremo. Yego, nyuma ngiye gutangira noneho nshyiremo akamagi. Hano wenda izi nkoko zanjye ni nyinshi, ndashyiramo utumagi tubiri kuko ngewe utumagi ndadukunda rwose, sinabona n'ingano ya magi njye nkunda guteka, ariko muri marinade ndashyiramo tubiri. Washyiramo kamwe, ushobora gushyiramo tubiri. Yego, bigenda byongera icyanga cyangwa se indyoshya ndyo nayo. Akenshi iyo abantu baba barateka, hari utuntu twinshi umuntu ashobora kugenda avumburira mu gikoni, kubera inshuro nyinshi uba ugenda ukora utuntu ukavuga uti wabigenza gutya, ukabona bibaye byiza. Njya mbibona bimfasha. Aka rero ni ka kandi navuze ngo timerike nayo ifite ukuntu yongera impumuro mu biryo, kandi ibiryo ni impumuro, sibyo? Ntabwo nzi, nabona igipimo nkubwira ndi bukoresha, ariko urebye uri kubibona ingano yako nkoresheje, ntabwo ari kenshi. Ka black pepper nako nakaryoshya, nako kaba karyoshya, ntabwo ari ngombwa kenshi cyane, ahubwo hari abagakunda katanahiye cyane, ariko ngewe nkakunda no kukamarana. Aka gakecapu nako karafasha kugira ngo ibiryo byawe bigire byoroshye. Ugafite sawa, utanagafite si ngombwa cyane rwose, uko nashatse ko ugafite ntabwo kamupfira ubusa, ntabwo kamupfira ubusa rwose, kuko kararyoshye, kongera uburyohe. Yego. Hanyuma nkunda nanone soya sauce, ntabwo ndi bushyiremo nyinshi cyane, ariko nkunda ibiryo irimo imarinyemo. Ntabwo wenda washyiramo byinshi kubera ko nta mpamvu yabyo, ariko nako gafite wagashyiramo muri marinade. Niba rero nazanye aka kantu, ntabwo nkunze kugakoresha, kuko nashatse ko uyu munsi tukifashisha. Nta na kimwe muri ibi byabura ngo ntuteke, ariko ugafite nako wagakoresha. Njyewe iyi nakoresheje ni yindi idafite isukari, iri concentre cyane, atari za zindi ziba zirimo amasukari. Wayibona ahantu hose, yayishyo wayibona, hari n'izindi nyinshi wayibona ushatse kuyigura, utanabishatse kuyigura, nta mpamvu rwose. Ntabwo ari byo bituma ibiryo biryoha. Yes. Ubu rero inyuma y'ibi byose turashyiramo akunyu, niturangiza dushyiremo tangawizi. Twebwe twavuze yuko tugiye gusya, ngiye mafite agakoberi imbere yanjye kugira ngo utuntu tutari ngombwa njye ntereramo. Hanyuma rero ninaseye
tungurusumu na tangawizi byanjye, ariko ntabwo byambuza kongera kugasya kugira ngo aka kamashini ushobora kuba ugafite mu rugo utagafite wasekura, ntabwo ari ibintu birenze rwose. Aka ni shimono, wagasanga cyane cyane mu expo y'abanya-Egypte. Izi ni inyanya nazo nubwo tutari buzikoreshe nonaha, dushatse twajyanirana ibyo gusya. Abakunzi b'igikoni ndakabashishikarije, ni akantu keza cyane kihutisha akazi, kandi rwose ntabwo ndi kubamamariza ariko karamfasha mu gikoni. Reka rero tuvange mu buryo iyo turi kwigisha abantu muhirinda kubwira abantu bajya bakoresha intoki cyane. Ntabwo ndashyiramo tangawizi n'agatungurusumu nabivanze kuko ibipimo ntabwo ngenda kuvuga ngo bingana bitya, nawe urabibona. Birinda ibintu byatuma birura, cyangwa se tungurusumu urayizi ko inapika. Urabona ko ari twasigaje, ndaza kudukoresha ahandi. Abashaka kumenya iby'ibi bikoresho, iyo hari abahari bazambwira, ntabwo ari byo ndi kuvuga uyu munsi. Ni akunyu rero kuko nta na rimwe ngenda nteka. Nibagiye ko twavuze n'agasereri, ndagafite nubwo katihutirwa cyane, ndaza kugashyiramo nyuma, ariko no muri marinade reka nakatirimo. Nagakase ariko ndashaka duto byibura kadafite taye nini cyane. Kano kantu kugira ngo wenda umunyu utaza kujya mu mwinshi cyane. No mu gikoni agomba kuba afite isuku ku ntoki, kugira ngo tuvange n'ibintu neza, ntacyo bitwaye. Reka wenda mu gihe aka kantu nakoresheje kakiriho utuntu, nabanza nkakavanyisha, ariko ibyiza ni intoki. Ngira ngo urimo kubibona ko bisa neza. Ibi nabyo bituma inkoko yawe, ntabwo nakuyeho uruhu, hari abantu batarukunda, njye ntacyo runtwaye, niyo mpamvu ntigeze nshaka kuruvanaho. Ariko utekera abonye batabikunda, cyangwa se nawe utabikunda, warukura. Ntabwo ntacyo runtwara, ntabwo ntigeze nshaka kurukuraho. Iyo uri gukora marinade, cyangwa reka no kuvuga ngo marinade mvuge kuvanga kuko abantu bose ntabwo bumva izo ndimi. Iyo urimo kuvanga ukora ku buryo ibintu byose, izo nyama zawe cyangwa izo nkoko zawe zose zifata ikirungo, warangiza ukapfundikira akanya kangana n'iminota 50, niko dukunze kuvuga. Ariko nanone utanayifite ntabwo ari ngombwa ko uyitegereza. Wowe kuyitegereza. Kugira ngo uri kubibona noneho ukuntu bibaye, ubona ko bisa neza. Ibi rero bihita bigusaba ko upfundikira akanya kugira ngo bibe bifata nyine ibyo birungo byose byawe. Reka tube duteretse akanya k'iminota runaka, turagaruka mu kanya noneho duteka. Mukomeze mukurikire.
dushyizemo amavuta tugiye gutangira guteka rero, hanyuma dukurikire agashyiramo amavuta menshi kubera ko inyama zose n'ubundi zigirira amavuta. Amavuta ashye bitari cyane, hanyuma dutangire guteka, ariko hagati aho urabona ko za nyama zacu ziragaragara nk'izafashe ibirungo, cyangwa se ndi kuvuga ibirungo ubwo ariko ni ibirungo mu kinyarwanda kiragoye, ariko muri za ndimi abantu b'abatetsi bavugamo ni marinade, twazimariniye nyine urabona ko harimo ukuntu gasa neza. Tugiye gutangira rero guteka. Uri kubibona ushyiramo, hari abantu bajya gushyira ikintu mu mavuta akirukanka akagera nko ku muryango, ariko impamvu ni uko aba yashyizemo amavuta yahiye cyane cyane, cyangwa se kandi si byiza guhisha amavuta cyane bikabije, cyangwa agashyiramo akuramo cyane. Urabona rero iyo urimo guteka wirinda, ikintu cya mbere umutetsi wirinda nk'ubu ushyiraho ibi birungo kugira ngo bifate, nta mpamvu rero gukomeza ucishamo akamanyo cyangwa ucishamo ikintu, uba ugomba kugira kubishyiramo ukabireka bikangira bifata irangi, hanyuma ukabona guhindura nabwo witonze ko wamaraho ibirungo. Rero urabona ko ubu twashyizeho, reka dupfundikire, hanyuma mu kanya turagaruka tuhindura turebe uko bimeze. Turahindura rero kugira ngo no hejuru hagire hano ko yafashe irangi. Reba hano, ni ukuvuga ngo urareba ukavuga uti iminota minini yabifasha akarangi utarashyirira cyane, kuko ibirungo bikunda gutuma inyuma zisubira n'itwara rikabera ibintu bidasubira. Abatetsi benshi badakunda igihu cy'inkoko kijya gikunda no gufata mu kintu utetsemo kikakururuka, ntabwo ari byiza cyane. Umutetsi turabanza abagabo rwose tubikoko ajya kugihindura, tukagihindura, hanyuma tukareka n'umuriro, warangiza ukongera ukagira gute ugatwikira cyangwa se ugapfundikira, ukongera kugezaho akandi kanya nk'ako wategereje mbere. Rero urabona turimo turahindura, ariko nanone
tunongeramo agatangawizi n'agatungurusumu, kuko tugiye gushyiramo ibirungo sigaje gushyiramo ngo ni ibitunguru na pavuro. Impamvu ibitunguru na pavuro guhindura nahinduye kugira ngo umuntu wese guhindura nyine areba igihe yakatiye amavuta. Pavuro n'ibitunguru byose nkunda ko bishya cyane. Hanyuma ukabireka bigafata akarangi nabyo bigasa nk'ibyoroha, nabyo birafasha ko inyama zacu ziri buryohe, ndetse inkoko zacu ziri buryohe. Urabona rero ko inyama zacu cyangwa se izi nkoko zacu zisa nk'izahiye. Mu by'ukuri turaza kubireba nyuma, ariko bino bitunguru bibanze bishye, noneho bitari ugushya cyane, nabyo bisa nk'ibijyamo. Hanyuma niturangiza dushyiremo inyanya, dupfundikireho akanya gato. Duhindure ibitunguru byacu, turebe uko bifashe. Ni ngombwa kubihisha cyane kuko bisa neza. Ikunda ibitunguru na pavuro bidahiye cyane, n'agasereri. Niyo mpamvu agasereri nako natinze kugashyiramo kuko karoroshye, nta mpamvu n'imwe yo kugahisha ngo umuntu akumve kameze nk'amateka. Turi hafi rero kwarura ibitunguru. Reba nk'ubu ibitunguru byacu bimeze, ntabwo bihiye cyane, nubwo bikiri bibisi. Agasereri ko ni nk'ako kanya nyine, ni utuntu tworoshye mu kuboko, tworoshye cyane. Ukuntu ubibona wowe, ariko ni byiza igitunguru ntabwo igitunguru kinini, kandi nawe ngira ngo niba ugikunda nibyo byakubera byiza utarashirira. Hanyuma iyo bigeze aha rero njya mpitamo gushyiramo inyanya n'agasositomate kugira ngo nyine bihindure ibara. Hari ikintu wenda kubera iyo umuntu ari guteka byegereye, hari ibintu abona akenshi ujya utangiye gutogosa, iyo utangiye gukaranga mu mavuta ugenda ubona hazamo amazi akagera agakamuka agasigaramo amavuta gusa. Bashyiremo rero inyanya zitari nyinshi cyane. Urabona ko ndi inyanya zanjye impamvu ntabwo ziri bufate umwanya kubera nagize gute, nazicishije muri blender. Yicishije kuri blender iraseka neza, ndetse n'igihu cy'inyuma nta nubwo warinda byo kugenda uzinga guharura cyangwa se kuzitonora, niba ariko umuntu abivuga. Ntabwo ari ngombwa kubera ko byose bisereka, byose bijyanirana bikanoga. Ukavanga, ntabwo nyine wenda kuvuga ngo zirafata umwanya kuko nazo nyine zabaye agasosi.
hanyuma hano munsi mu isafuriya yawe iyo hari ibintu byafashemo ushyizemo akanyanya bihita bisa nk'ibyoroha hakoroha bikarekura. Impamvu ubona asa nk'ucishamo ikibuno mbishaka ukoza munsi, ariko ntabwo byambuza kureka nk'umunota umwe kugira ngo urunyanya narwo rufate, inyama zifate nabwo nko gufata urunyanya. Hanyuma nyuma y'aha ariko ushatse wanabijyanirana n'agasosi tomate, njye ntabwo nkunda nyinshi cyane. Hanyuma ugahindura rimwe ugapfundikira akanya gato nabyo. Birakoreka ko bijyanirana. Urashaka inyama imeze ite yumutse, ntabwo nshaka gushyiramo isosi. Impamvu mbivuze ni uko akenshi isafuriya wakoresheje cyangwa niba ari n'ipanu ntabwo wahita uyikoresha ku isosi, kenshi iba yashiririye, kenshi cyane cyane iyo harimo ibirungo iba yashiririye. Rero iyo uhise ushyiramo amazi byabaye ibibazo, icyo gihe uhita usanga iyo sosi yawe yabaye umukara. Ariko amahirwe ni uko turi buyarure, nk'uko yacu turi buyarure imeze gutya. Urabona, reba nk'inyama kubera yamaze gushya cyane yanoroshye itangiye kwivungura. Ikindi kandi bya birungo bituma twavuze ngo kumarina, bituma iyo inyama zawe ari inzungu, inkoko zawe ari za nzungu, hari ikintu cy'imiti baba baraziteye nacyo hari igihe kiba cyavuyemo, cyangwa se n'inyama ifite inkoko zigira impumuro nayo ipika. Iyo rero iyo wabanjemo bya birungo byose birayikamura, ugasanga ntabwo kigize gute, gifite. Reka dupfundikireho gatoya. Aha, igihe cy'isarura cyacu kirageze. Reba ngaho, reba inkoko yacu ukuntu isa. Nawe wayikunda kabisa. Ibintu byinshi bisaba ko umuntu abigerageza gusa akabikunda. Reka rero nze nshyire ku isahani nawe urebe nawe uteguriye umuntu ifunguro rimeze gutya, umuntu wakugaya yaba yitwa ndende. Ushobora kuyifatisha ibyo ushaka, sinzi ibintu ukunda. Ushobora kuyifatisha wenda bya bitunguru byanjye ndabona byanjye cyane. Hari abantu bakunda kwifatisha agafiriti n'ibindi byose, ariko buri muntu biterwa n'ibyo akunda. Ntabwo nakuvuga ngo wafatisha iki, ariko ni karibu. Abantu bose bashobora kubitegura mu rugo, murabibonye ko nta bintu birenze. Rero bon appétit kuri twese. Hanyuma icyo ntagenda ntaberetse ni uburyo iba yoroshye. Ushobora kuvuga uti ubu yahiye, ntabwo twabanje gutogosa, mwabibonye, ariko ndakubwiye ngo yahiye pe, yahiye pe, dore yagiye yivungura. Reka mbigerageze nkwereke kugira nawe kakariho igufa agankore akangaka. Uko rero kubera utugufa twayo ntabwo ihita igira. Reka mfate kuri iyi ngiyi yoroshye ubirebe. Reba ukuntu yivanaho ku igufa ryayo. Bon appétit rero kuri twese, naho ubutaha.